nyakubahwa bagize inteko ishinga amategeko muri hano mitwe yombi, abahagarariye inzego zinyuranye za leta n'izigenga, nanjye nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire. Umuryango ufite indimi nyinshi, ariko mvuga indimi nyinshi ntimutekereze gusa ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa n'igiswahili, mubanza mutekereze ikinyarwanda ubwacyo. Ikinyarwanda ubwacyo iyo gifashe nk'ururimi kibana n'izindi ndimi. Cyaganishaga ku gusaba amahugurwa ku barimu. Usanga umwarimu ko yigisha hari ibintu bidusoba ukabura umuntu ugira gute baza. Inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco yashyikirije ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ibitabo 1000 bigomba gukwirakwizwa mu turere twose tw'igihugu mu mirenge 416. Ndabona ugenze neza kandi umunsi ngarukamwaka. Ururimi rwacu gakondo, umurage wacu ikinyarwanda uko kimeze, uko gihagaze, ese tugikoresha neza, niba se tuzagikoresha neza hakorwa iki. Ibi byose ni byiza kubiganiraho kuko turi abanyarwanda, ururimi rwacu ni ikinyarwanda, tugomba kurwitaho.